Uyu munsi tugiye kubaganiriza umugabo umwe wanditse igitabo. Amaze kwandika igitabo, muri icyo gitabo yandikamo amagambo akomeye, agaragaza ko yari agiye kubaka inzu, ariko iyo nzu yamusabye ibikoresho bihambaye cyane. Noneho ibyo bikoresho bimutwara igihe, buri gikoresho cyose cyari gifite agaciro. Muri make kugira ngo agere kuri icyo gikorwa abashe kuyubaka, byamusabaga kwiyuha kuya. Arangije ntiyacika intege kuko byari bimurimo. Arangije agerageza kugenda yegeranya igikoresho kimwe ku kindi, atangira fondasiyo, arayizamura, birakunda rwose. Aragenda, inyubako imutwara igihe kirekire, ariko kubw'amahirwe ku ntego n'inzozi yari yiyemeje aza kuzigeraho. Igihe bidaciye gatoya aza kwirara. Amaze kwirara, ya nzu yiwe na cya gikorwa yagezeho kidasanzwe, arirara rwose kugeza igihe cyaje gisenyuka kubera uburangare yagize. Ibyamuruhije mu myaka myinshi, byamuruhije mu mwaka cyangwa se birenze umwaka umwe kubyubaka, bisenyuka mu kanya nk'ako guhumbya. Navuga ngo kugera ku nzozi z'icyo umuntu yemeza kugeraho biravuna, ariko kuzisenya biroroha. Icya kabiri, hari ibintu bitakara ntibigaruke. Amahirwe ashobora gutakara, kugaruka bikagorana. Hari nimba ari umusore ushobora gutakaza ubumanzi, ntago bwagaruka. Nimba uri umukobwa ushobora gutakaza ubusugi, ntago bwagaruka. Ni ukuvuga ngo ushobora no kuba hari amafaranga wari warizigamye muri uyu mwaka, ugatangira umwaka wa mbere ufite intego washakaga kugeraho, ukagira udufaranga wizigama cyangwa se amafaranga wizigama, ukagenda ugera, ariko muri iki gihe cy'iminsi mikuru, Noheli n'Ubunani, ugasanga ya yandi yose wari warizigamye yose urayasesaguye, agiye mu kanya nk'ako guhumbya. Navuga ngo rero inama muri iki gihe cy'iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani, menya ngo intego yawe, ntuwumve ko intego yawe iza kurangira muri iyi minsi mikuru, ahubwo uvuge ngo intego yawe, umenye ko na nyuma ya Noheli n'Ubunani iyo ntego yawe igomba kugerwaho. Rero izagerwaho bitewe n'uko ibisabwa kugira ngo iyo ntego igerweho, ni uko ugomba kubisigasira. Basore, nkumi, banyeshuri, bakozi bikorera, abakorera abandi, muzirikane ko iyo yakagombye kuba intego ya buri umwe wese. Twirinde gusesagura muri iki gihe cya none. Leta y'u Rwanda yo iratubwira ngo tunywe less. Navuga ngo rwose imvuga iba ariyo ngiro. Ikindi rwose tugerageze gusigasira ibyo twagezeho kurenza uko twabisenya mu kanya nk'ako guhumbya. Ubundi nasoza mbabwira ngo umwaka mushya muhire, kandi mugire Noheli nziza. Uwiteka ababashishe byose. Kandi muntu uzi kutarakora subscribe, nyamuneka iki ni cyo gihe, kanda kuri subscribe kandi ukande no kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe. Ikindi kande kuri like rwose ni ikintu cyiza. Noneho wibuke no gutanga ibitekerezo byawe, ubwo ni kuri commentaire wandikeho, utanga ibitekerezo byawe. Nimba hari ikiganiro twakuganirizaho, ikibazo wagize, inyunganizi, nabyo biremewe. Ikindi mu bisangiza abandi, mu bihererekane, abantu babashe kumenya ibi biganiro, bibasha kubaka abakuru, abatoya, abize, abatarize, ingeri zose. Rero Uwiteka abahe gusoza umwaka neza, kandi iminsi mikuru, umwaka mu burye ntuzabarye. Uwiteka abahire.